Matters twongeye kubaha kandi ikaze tubashimira kongera kubana natwe kuri TVO by'umwihariko reka nongere mbashimire ko mukomeje gukurikirana ibiganiro na gahunda za TVO muri rusange. God bless you. Tubibutsa ko mushaka kuturebera kuri decoder ya Canal Plus ni ufite Canal Plus cyangwa se Star Time kuri Star Time 111 hanyuma decoder ya Canal Plus ni 334. Imana ibamugisha cyane. Nje nitwa Geno, reka twongeye tugaruke tuvuge noneho gahunda zo muryango n'ubundi zirakomeje. Iyo mumbonye ya masaha no kuvuga ngo Family Matters yaje. Ibibangamiye umuryango byose bishirwa hano kugira ngo tubone igisubizo. Umukristo wategerezwa kubaho akabaho neza yishimye ariko afite n'ubuzima bwiza. Byose rero bifatanyiriza no kuzanira ibyiza. Niyo mpamvu Family Matters yaje kugira ngo nawe uri kudukurikira nawe utureba uvuge ngo bibirandeba. Uyu munsi turavuga ku kintu kidasanzwe. Ubwisungane mu kwivuza. Muti Family Matters izanye gute ubwisungane mu kwivuza. Ngira ngo nta utabizi ni ko ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mitiweli ari ikintu kidakorwa ku muntu ku gitice aho ugira umuryango mwese biba bitegerezwa gukorwa kugira ngo umuryango wose ugire ubuzima bwiza. Yesu abamugisha cyane. Turamenya impamvu uyu munsi ikiganiro cha Family Matters kiri bwisungi kubijanye bivuge kubijanye na mitiweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza. Yesu abamugisha cyane. Ngaruka mbereka bashitse ariko tunababwira ku nsanganyamatsiko dufite uyu mugoroba. Nje kibazo cha mituweli nje mbyaye kabiri. Nje bankize ku 8,000 kandi nakazi mfite. Ayo mafaranga nzayakura mfite abahungu babiri n'umugore nanjye. Kandi ninjye ugomba kubishura mituweli nkanabagaburira. Hishura ninzi. Amafaranga nzabona kwishura 8,000 umuntu umwe. Nicyo kibazo mfite nje. Nese kugira ngo agushe ku giciro c'8,000 byagenze nje narabajije nagiye ku kagari ndabaza barambye ati ngo none se urajya tukushire kurangana nagiye ati nje mwangabanyiriza ko nkaje ntanga amafaranga ameze gutyo 8,000 ariko ntago nibundi bankubise igifishi nibundi ntibayagabanya. Wowe wifuza gutanga nkangahe? Wena nka 4. Ufite abana babiri n'umugore? Nanjye gutura abantu 4. Hanyuma se ubirekramye bakubwiye ko bishoboka cyangwa ntibishoboka? Je barambye ngo nzagaruka bamaye iminsi kuzagaruka hari abantu benshi naringezweho bankorera bamagapapuro ngo nzagaruka ariko bimaze gusubira iminsi 3 ntababona. Nicyo kibazo mfite. Ubundi kera wari ufite ikiciro cya kangahe? Cyane nishuraga 3 bisanzwe nk'ibisanzwe. Kandi narayinyashoboye kuyishura. Nkanjye banshize ku 8,000 kandi mfite abana 3 nanjye wa 4. Nta kazi ngira nta n'imikorere tugifite batwirukankana buri munsi. Ubwo nayobewe uburyo kinanzabona mituweli nabyo nkabibona bingoye no kugaburira abana muri iki gihe ni ibintu bigoranye. Ubwo nkibaza ahantu nzakura ibyo 8,000 nkajya ntanga mituweli nkabasha kwivuza bikanyobera. None se mwese babakuye kuri 3 bashira kuri 8? Twese badukuye kuri 3. Nta muntu ari munsi y'8? Wapi twese ubwo nyine ninjye mukuru w'umuryango ninjye wabatangiraga. None 8,000 narabibuze. Abana bakeneye amafaranga yo kwiga bariga n'amafaranga yo kubatangira ku ishuri sinyabona neza. Ndagomba guhiga nkabona duke nkatujyana nkibaza uburyo nzatanga iyo mituweli bikanyobera. Ugeza ku buyobozi bwawe? Nabigejejeho ariko siba mpaye igisubizo ahubwo ntegereje kuzajya kureba ko yenda baba barangabanyirije ariko simbizi. Ni gusaba abayobozi bakangabanyiriza wenda nkaba natanga nka 4 wenda nabonera ubushobozi ariko sinzapfire mu buriri nta banjye arwaye. Sibyo 3 twabashaga wenda no kubyishyura none 3 byararenze tuzayakura he? Muri kumva tutababaye abaturage? Turababaye rwose kubibazo. Oya turababaye rwose. Nasi 8,000 najya kubyishyura higo rwose. Ngende mu cyiciro cy'8,000 ngende mu cyuma. Tugiye kuba ikaze rero mwese mudukurikiye. Nari mbabwiye ngo uyu munsi turi buganire ku nsanganyamatsiko idasanzwe irebera hamwe ubuzima bwa buri wese. Niyo tuvuga ngo turakora ibiganiro byiza by'umuryango ariko umuryango udafite ubuzima bwiza buriya ntacyo wageraho. Nta terambere udafite ubuzima bwiza udashobora kumenya ngo ndivuza gutya ndangwaye gutya ndajya kwa muganga.
biragoye kuvuga wavuga ngo ngewe ndimo ndajya mu iterambere, nyamara iterambere rya mbere rishingiye ku buzima bwiza. Umeze neza niwe ujya gucuruza, niwe ujya mu kazi, niwe ufite amahirwe yo kwiga, niwe ufite gutekereza ejo hazaza heza. Yesu abamukira cyane rero tubabwira ko dufite insanganyamatsiko idasanzwe iragira iti ubwisungane mu kwivuza icizere cy'umuryango. Ubwisungane mu kwivuza icizere cy'umuryango. Muti rero turabihera uyu munsi ntago ndi buvuge ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli ngenyine, ndi kumwe n'abakozi b'Imana bavuye muri ministeri ebyiri. Navuga ko ari ministeri ebyiri, imwe ni ishinzwe exactement mu ubwisungane mu kwivuza, hanyuma undi nawe avuye muri Minaloc. Ngira ngo Minaloc murayizi, minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage muri rusange, ngira ngo araza kubivuga neza. Ariko reka duhere ibumoso bwanjye, ndi kumwe n'umugabo witwa Ntigurirwa Deogracias, akaba nawe ashinzwe icyo navuga mobilisation cyangwa se ubukangurambaga ku bijyanye na mituweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza. Turabakiriye. Murakoze cyane. Hanyuma iburyo bwanjye ndi kumwe n'umugabo nawe mwiza cyane Innocent Ngironsanga, nawe ari muri Minaloc, akaba nawe ashinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minaloc. Ikaze cyane. Ndabashimiye cyane, murakoze. Nyuma yuko abaminisitiri bateraniye ejo bundi, ngira ngo hari muri Mutarama muri 2025 bavuga uburyo bagiye kugira ivugurura ku bijyanye n'ubwisungane muri mu kwivuza, byagarutsweho cyane kugira ngo barebe ko bazamura petete ibiciro cyangwa se bakongeraho serivisi z'ubuvuzi, hato umuturage atahindwa hanze cyangwa se atabura uko yivuza kubera serivisi zihenze barimo baramusaba, ariko noneho akazibona muri leta kandi ku giciro kiri hasi. Ariko nanone RSSB cyangwa se ikigo gishinzwe navuga gishinzwe ubwiteganirize mu kwivuza, naco kidahomba cyangwa se kitaza kikakomeza gukora neza, sibyo ra? Niko bimeze, ngira ngo ntago ari uguhomba kuko RSSB urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda, yenda abantu bakoresha ijambo guhomba iyo ari umuntu ucuruza cyangwa se ukora agamije inyungu. Nibwira yuko uriya n'itorero ntabwo umuntu avuga ko ryahomba, kuko iyo umuntu atagamije inyungu ntabwo twavuga ngo yahombye, ahubwo wenda igishobora kuba nuko ushobora kunanirwa kuzuza inshingano zawe. Niba abanyarwanda abanyamuryango wa mituweli bagiye kwivuza, buriya tuba dufitanye amasezerano n'ibigo bitanga ubuvuzi, centre de santé, ibitaro, byaba ku rwego rw'akarere kugera ku rwego rw'igihugu na Faisal. Burya abanyamuryango wa mituweli bajyayo cyane. Icyo gihe rero amasezerano tuba dufite nuko bavura abanyamuryango bacu, ariko bamara kubavura natwe tukabishyura. Igishoboka rero iyo hatabonetse uburyo nibwo twananirwa kwishyura ba bantu twafatanyije. Kunanirwa kubishyura bivuga ko ubutaha serivisi zagenda nabi cyangwa se izanabura. Bivuze ngo mwe mwunganira umuturage kugira ngo ya make atanga namwe mugerayo mumuha, ariko gukomeza nyine gukorana ubuzima bukomeze bumere neza mu baturage. Ni ukuvuga ngo nyine ubwisungane nk'uko izina rya mituweli bivuga, ni ubwisungane mu kwivuza. Buri wese atanga uko ashoboye, ariko akivuza uko abikeneye. Sinzi niba biri kumvikana neza. Ni ukuvuga ngo umuntu atanga nk'ubu amavugurwa yakozwe ejo bundi, nuko dufite inzego 5. Hakaba hari abo mu rwego rwa mbere, niba abantu batagira ikintu binjiza, leta irabishyurira amafaranga 4,000 kuri buri munyamuryango, kuri buri muntu ugize urugo, kandi ubwo ni ku mwaka. Hanyuma hakaba urwego rwa kabiri, ni abantu bafite ubushobozi ariko bukeya, gusa bashije gukora ariko badafite ubushobozi buhagije, bo bishyura nabo ni 4,000 ariko bishyura 3, leta ikabongeraho 1,000. Hakaba mu rwego rwa gatatu babandi ubona ko batangiye gutera imbere, bishyura 5,000 kuri buri munyamuryango ku mwaka. Hakaba nabo twavuga ko bateye imbere bishyura 8,000. Hakaba nabo bandi twavuga ko ari abakire bishyura 20,000 ku mwaka kuri buri muntu ugize urugo. Hashize ukwezi ngira ngo umwaka wo gutanga umusanzu mu kwivuza utangiye, ngira ngo hari ibyo mwagendeye uvuze ngo umuntu atangiye gutera imbere. Ese reka twumve ko Innocent we abamaze gutera imbere bamenya gute? Nibaza ko nabo hari icyo mushingira kugira ngo muvuge ngo abaturage uyu munsi bageze kuri uru rwego mu iterambere. Murakoze. Nagira ngo mbanze nshimire umwanya muduhaye kugira ngo tuganire n'abanyarwanda
ku ngingo ikomeye cyane ijyanye n'imibereho ijyanye n'ubwisungane mu kwivuza. Mbere ya byose twemera ko habanza ubuzima, ndetse abanyarwanda baravuga ngo amagara iyo ameze neza, iyo ufite ubuzima bwiza nicyo gishoro. Niyo mpamvu mvuga ngo ndabashimira ku mwanya muduhaye. Mu mavu n'amavuko mugenzi wanjye yagarutseho, hari urugendo rurerure twakoze kugira ngo tutugeze aho tugeze uyu munsi, ariko byabaye ngombwa ko abantu babona ko hakenewe amavugururwa kuri serivisi zari zisanzwe zitangwa mu bijyanye n'ubuvuzi, ndetse bigahera mu kubanza kongera serivisi zihabwa abanyamuryango b'ubwisungane mu kwivuza, bakabavura malariya. Ariko n'ukeneye, n'uwo muganga agaragaje ko akeneye inyunganirangingo, n'urugero yavunitse akaguru, akeneye imbago kugira ngo abashe kujya gushakisha ubuzima akomeza akore, akeneye imbago, iyo mbago nayo akayihabwa ku bwisungane mu kwivuza, serivisi zitabagaho mu myaka yatambutse. Ukeneye rinete kuko arakora akazi kamusaba gusoma, akeneye rinete kugira ngo, cyangwa se amadarubindi cyangwa amarori mu kinyarwanda uko umuntu yabyita, uwo nawe arabikeneye kugira ngo abashe gukora, akomeze gutanga umusaruro, yiteze imbere, ateze imbere igihugu. Ayo mavugurura rero bimaze kugaragara ko ari ngombwa, ni naho kugira ngo bishoboke hari icyo twese nk'abanyarwanda byadusabaga. Ngenda nyine kuri ako kanya ku kibazo warumbaje, ndetse ubushobozi bw'abantu tububona gute. Tugira uburyo tumenya amakuru y'abaturage mu buryo busanzwe, twe duciye mu cyitwa systeme imibereho, ariko ikagira n'izindi systeme zahujwe nayo. Ibyo bishobora kutwereka imibereho y'abaturage bacu uko igenda ihindagurika umunsi ku munsi. Ndatanga urugero, uyu munsi nshobora kuba nta butaka nagiraga, hanyuma nagura ubutaka, noneho icyo gihe n'igihugu kikabimenya kuko naguze ikibanza, naguze isambu nini, n'igihugu kiremeye giciye muri kwa kwiyandikishaho ubutaka na za systeme zagiye zihuzwa. Tukavuga ngo icyo gihe noneho Innocent uyu munsi nta butaka yagiraga mu gihugu cyacu, none uyu munsi Innocent ubutaka arabufite. Ariko ko ushaka kuba ufite utabuhinga, kireka ububyazamo umusaruro. Ibyo nabyo ndaza kuza kukigarukaho. Nego n'umuvuga ngo tumenya dute amakuru ko umuntu arimo atera imbere. Yego. Kuvuga ngo mu by'ibanze, niba nta butaka nagiraga nkaba noneho mbufite, n'ubyo byose hari intambwe nteye. Ikijyanye no kubyaza umusaruro ni igikurikiraho. Nimba nta kinyabiziga nagiraga, nkaba uyu munsi banyanditseho carte jaune muri Rwanda Revenue, nkaba ntunze nanjye carte jaune muri kino gihugu, bivuze ko hari ikinyabiziga natunze. Ibyo ari byo byose hari intambwe nateye. Ibyo rero ayo makuru yose ahurizwa hamwe, akagenda adufasha kumenya ngo ese umuryango uyu n'uyu wa Innocent, wa Geno, wa Deo ibayeho gute, irimo iratera imbere gute. Ayo makuru rero uko agenda ahurizwa hamwe, habaho uburyo bwo kuyasesengura, n'ubundi twifashishije ikoranabuhanga kugira ngo bibashe no kwihuta, cyane ko n'igihugu cyacu kirimo gitera imbere cyane mu buryo bwihuse mu ikoranabuhanga. Twasesengura ya makuru tukaba twabasha kumenya ngo umuryango wa Innocent ushobora kujya kuri runo rwego, umuryango wa Geno ushobora kujya kuri uru rwego, umuryango wa Deo ushobora kujya kuri uru rwego. Rero nubwo buryo aya makuru amenyekana, bijyana n'ubundi n'imibereho yacu ya buri munsi. Iyo tubyaye abana babiri nkabandikisha mu bitabo by'irangamimerere, igihugu kirabimenya. Iyo babaye batatu, igihugu kirabimenya. Ibyo byose uko tugenda duhuza ayo makuru, agenda agaragaza imibereho y'umuryango wanjye, cyangwa se uwawe, cyangwa se n'uwa mugenzi wanjye. Ibyo rero bikadufasha n'ubundi muri igenamigambi, ari naryo twuririyeho kandi dukora igenamigambi, yaba iry'ibikorwa remezo, amashuri, ndetse n'ubwisungane mu kwivuza turimo tuganiraho uyu munsi. Numva mvuze mu magambo make, nabansubije gutyo mvuga ngo nubwo buryo tumenya amakuru, nubwo buryo tumenya imibereho y'imiryango yacu, ndetse n'ikindi nakongeraho nuko tujya no mu midugudu hariya, hari inyandiko zibaho tuba twarateguye n'ubundi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, igenda umuntu akuzuza bakakubaza, wowe inzu yawe imeze ite, uba mu nzu imeze ite, mba mu nzu y'amatafari ahiye wenda n'urugero, cyangwa y'icyondo, cyangwa y'ibiti, isakaje amabati, isakaje amategura, ikingishije metalike. Ufite amatungo angahe? Noroye ingurube imwe, noroye inkoko ebyiri, noroye inka, noroye ihene. Ibyo byose ayo makuru yose agenda abikwa mu buryo bujyanye n'ikoranabuhanga, akazadufasha noneho mu gusesengura imibereho y'umuryango wawe. Ese nk'ubu nshobora kuba narahuye n'ikibazo, nkaba afite abana, yego bacari bato, hakaba ari nk'umuvandimwe dufatira nk'i Burayi,
akanyubakira iyo nzu kuba nyibamo niyanjye yarayinyandikishijeho niyanjye nini kugira ngo maybe mbashe ariko aka kazi ari kakandi mwe mubimenya gute use ko mubyitwara muto umuntu ugasanga ubuzima bwe nigabanutse gusa umuryango waravuze ngo reka tumwubakira inzu nk'abantu dutuye hariya hanyuma ibisigaye zirwaneho. Murakoze ngira ngo mu rugendo rw'iterambere n'ubundi ruba rukomatanyije. Ushobora kubona umutungo wawuvunikiye ndagiye ndavunika nubaka inzu cyangwa se n'umubyeyi wanjye akanyubakira ibyo na kera byabagaho mu muco ariko uwo mutungo nkawugira. Yego. Ikiba gisigaye ni ukuvuga ngo ibindi bijyanye n'imibereho nabyo ndarwana nabyo gute kugira ngo simbe mfite cya kindi kimwe cyonyine. Kuko iyo nzu dufata urugero bavuze inzu nibyo navuze ntabwo tureba ku nzu gusa tureba imibereho irakomatanyije. Reka dufate urugero irimo ibintu byinshi cyane. Yego. Uko bivuga umuntu ashobora kuba afite inzu ariko atunzwe n'abaturage bamuhanye ashobora n'umupfakazi akavuga ngo ngiyewe abana banje bacanye muri segonderi napfakaye nkiri muto ariko abavandimwe bagize bati azirwa mu Rwanda ariko reka tumwubakire ugasanga yasuse dorovine n'ubundi ni yayindi ayo yinjiza ni yayandi make mumenya gute kuko takodesha uretse n'uwo wubakiwe n'abavandimwe cyangwa n'inshuti dufite n'abari bafite amazu kera umukecuru n'umusaza bagifite ubushobozi barakoze bubaka inzu nziza cyane ariko uyu munsi bafite imyaka 70-80 nta kintu bakibasha gukora ngo binjize. Yego. Ibyo nabyo turabimenya niyo mpamvu hari urwego mugenzi wanjye Deo yahereyeho urwego rwa mbere harimo abantu bishyirwa na leta. Yego. Bari abantu bishyirwa na leta so kuvuga ngo bose nta mazu bagira oya hari abayafite ariko imibereho yabo n'ibindi bituma umuntu abasha kubaho bitamwemerera ko yabasha kwibonera bwa bushobozi bwo kwishyurira ya mafaranga 4,000 bikaba ko leta rero imufasha. Rero n'uyu nguwo ufite inzu gusa akaba atabasha gukora ngabe yagira ikindi kintu yinjiza kimutunga cyangwa se akaba nta bundi bushobozi afite n'ubundi ubuyobozi bukomeza kumuba hafi kandi na ya makuru yiwe n'ubundi kubijyanye n'imibereho y'umuryango wiwe uko tuyahuza na bwa buryo tubaramo ya makuru twifashije rya koranabuhanga nahoze mvuga ritwereka yuko uyu muntu afite inzu gusa ariko nta kindi kintu afite cyamubeshaho nta bundi bafite ari naho usanga uretse no kubishyurira mituweli de sante gusa ahubwo leta inabana amafaranga batunga buri kwezi. Muri make niba mbyumvise neza ubwo n'imyaka murayireba umuntu akiri muto ku myaka 25 yo nta nyenye oya niyo yaba acuruza gataro cyangwa se icyo nacyo ndakikosora muri buno buryo nuko natanze urugero uvuga ngo umuntu w'imyaka 20 cyangwa 80 mu buryo bwa nyabwo dukoresha ijambo imibereho y'umuryango. Imibereho y'umuryango bivuze umuryango ushobora kuba ufite imyaka 25 ushobora kuba ufite imyaka 60 ushobora kuba 80 ishobora kuba 40 ariko twe tureba ese umuryango ubayeho ute. Niyo mpamvu tuyita iyi system idufasha kubara cyane cyane no makuru no kuyabika yitwa system imibereho. Babyise neza cyane. Murakoze cyane. Reka ngarukiye ku mugabo witwa Deogracias ushinzwe ubukangurambaga ngira ngo igihugu cyose barakimaze bakangurira kogisha mituweli ariko bari kwitotomba cyane 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 umuntu akibaza kandi ababivuga nyine bafite abana 3 4 5 aturebye ayo ninjiza gufata abana 4 cyangwa se 3 nanjye na madame kubishura bya 4,000 kandi barebe imyaka afite ko gasanga ni 30 mbaye inosa ati imibereho yawo barashobora kwiteza imbere anytime ariko ntabwo twabafata nk'aba basaza bicaye mu nzu bonyine. Ubu nayo ndibaza ntise mwege ubukangurambaga uko mugejeje mu biro nababyitabira gute nyuma yo kuzamura ibiciro ariko ngira ngo impamvu yayivuze impamvu wanabizamuye. Murakoze cyane. Ntabwo uko abantu bitabira yenda tugereje n'umwaka ushize biragaragara yuko harimo ikinyuranyo ariko ntabwo navuga ko ari kinini cyane ugereranyije nuko twabiteganyaga ariko kikaba kigabanuka kugeza uyu munsi tugeze hafi 60% by'abemerewe kuba bakwivuza mu gihe umwaka ushize twari turi kuri 20% itariki nk'iyi bivuga ngo turacyafitemo ikinyuranyo kigera ku 10% ugereranyije nuko abantu bishyuraga. Gusa uko ubukangurambaga bugenda bukorwa bigaragara ko bimwe bitanga umusaruro kuko ngira ngo nko mu matariki ya mbere z'ukwa 7 harimo ikinyuranyo kijya kuri 22%. Niba tuvuye kuri 22% ubu tukaba tugeze ku 10% nikitwereka ko abantu batangiye kubyumva. Waravuze uti ubukangurambaga
biragoye barabyumvaga kuvuga ngo ugiye kuzamurirwa ibiciro byahindutse. Ikiza nuko wenda mituweli abantu bamaze kuyimenya n'agaciro kayo, ariko umuturage umusobanurira ukamwereka ibintu byose byiyongereyemo, ibyo ashobora kwivuza, ashobora kwivuza dialyse, ashobora kwivuza ngira ngo bikomojeho, ashobora kwivuza kanseri, ni ibintu bihenda cyane. Urugero nk'umuntu umwe wa kanseri ashobora gutwara miliyoni 5. Niba rero urugo yenda amuwayene rutanga umuntu atanga 5,000, ibaze ko watanze 5,000 ugakoresha miliyoni 5, ukoresheje amafaranga y'abantu 1,000. Mwango uri umuntu umwe ariko utwara amafaranga y'abantu 1,000. Anyiri naho ngaruka kugira ngo cyo tusobanura abaturage cyane nuko nayo mafaranga tuvuga yiyongereye, nayo ubwayo ntahagije kugira ngo mituweli ibashe kubaho, uko leta ishaka ubundi buryo bw'amafaranga yaturuka. Hari ubwo yari yaradushakiye muri 2020, ariko nabwo wasanga ntibuhagije, ndetse n'ejo bundi bongera ubundi buryo bongeyeho amabanki, buriya banki zitanga 3%, 2.5% by'amafaranga babungutse batarishyura imisoro. Hari assurance z'imodoka n'ikina kuko nazo ziba zagize hari uruhare bazazagizemo niba habaye impanuka. Hari amafaranga leta yagiye ishaka ahandi ku ruhande kugira ngo mituweli ibashe kubaho. Bivuga ngo ubundi umuturage leta ivanyemo akaboko kayo, bivuga ngo ibiciro dufite uyu munsi twabikuba kabiri, ariko leta nayo irareba nk'uko Innocent yavugaga, ese umuturage wacu ageze ku rwego turi mu mwaka 40,000, bagasanga ntabwo byashoboka. Ariko buriya iyo wavuze ngo 20, kandi nibutse yuko abantu ba 20 ari abantu bake, n'abantu batajyana no kuri 7% by'abanyamuryango bose ba mituweli de santé. Bivuga ngo abandi basigaye ni 8 ni 5, n'abantu bari mu mafaranga makeya. Rero navuga yuko ntabwo barabyumva neza ngo babyitabire nk'uko bagomba kwitabira, ariko urebye muri rusange niba tuvuye kuri 20 tukaba tugeze ku 10 nuko batangiye hari intambwe. Ushinzwe ubukangurambaga mu bwisungane mu kwivuza mu gihugu cyose, Deogracias Ntigurirwa, ati rwose ubu ngubu tugeze ku kiganiro cyiza cyane, 20% batangiye kubyumva, ariko reka tukagarukeho twibaza ese koko impamvu ubundi batanga yo kutumva ko ibyo bintu bikorwa, cyangwa se itangwa n'abandi bakiri bato bumva ko badapfa kugwara bya bigwara bikomeye bitwara amafaranga menshi nk'umutima, diabete, amadialyse, cyangwa se ibikanseri, ibintu nk'ibyo. Ngira ngo akenshi urumva tutarahindura ibiciro bishyashya. Umwaka ushize twararira tugeze kuri 88 n'ibice 6%. Bivuga ngo n'ubundi hari abantu bagera kuri hafi 11 batishyuraga mituweli de santé. Ugasanga impamvu ni nyinshi, ariko ikigaragara akenshi nuko abantu bavuga ngo ntabwo bajya barwara. Rero twize gukoresha n'ubushakashatsi dusanga bagera kuri 70% bavugaga yuko yatanze mituweli imyaka 2-3 ariko ntiyarwara, rwatari ko se kukikomeza kuyatanga. Cyo dukora no kubigisha, usibye no kutarwara ushobora no kujya n'impanuka. Abo bantu akenshi iyo tugiye mu bukangurambaga hari abantu twitwaza baba bafite ubuhamya bugaragara, avuga ati yewe mwana wanjye yakoze impanuka, muganga ngira na Faisal ntaga amafaranga nanga. Iyo cyane ko umurwayi baba bamuhaye facture bamwereka yagomba kwishyura, anayagombye kuba yishyura. Avuga ati nishyuye ndi 50 ariko nakuba natanze 500. Ibyo rero nukomeza umuntu asobanura abantu ko indwara nta giteguza. Ushobora kuba uri muzima, uri mutoya, ariko kuba mutoya ntabwo kuza ko wagiye impanuka. Ibyo byose uburyo mu kazi, ugasanga umumotari ushobora gukora impanuka, nubwo waba uri n'umuhinzi no mu murima ushobora no kwitema n'isuka, cyangwa se ushobora no birashoboka byose mu buzima. Icyo dukora ni ugusobanurira abantu kugira ngo bumve akamaro ka mituweli. Ubu rero noneho aho twahinduriye ibiciro, ugasanga umuntu yenda yishyuraga 3, yaramenyere kwishyura 3, twamushyize mu 8, akabara bati mfite abantu 4. Ayo niyo majwi dufite. Icyo tusobanurira abantu nuko budi mu buzima yenda hari abantu baba bafite amafaranga menshi pe asaguka y'ibyo bakeneye, ariko ngira ngo nibo bakeye. Abandi muri rusange twese urwana no kugira ngo nk'abakora umushahara wa leta, yenda iby'abacuruzi simbizi, urwana no kugira ngo ukwezi guhure n'ukundi. Nubwo ayo wawuhembwa yose ibibazo burya burese arayigira. Ikiba gisigaye rero ni ugukora
kugira agaciro kuko ibintu byawe ese uko mfite amafaranga yenda 100,000 nkabanya nibi ibihe by'ibanze ni ibi nkuko twavuze rero ibyibanze n'ubuzima udafite ubuzima nibwira yuko nta ibindi byose ntwabikora ntiwajya ku kazi umwana ntiyajya ku ishuri no guhahira abana ntiwabishobora bivuga ngo rero icy'ingenzi nuko umuntu abanza kuvuga ngo ese ko mfite ubushobozi ndahera kuki nibwira ko umuntu apanze ibyibanze mituweli ubwisungane mu kwivuza cyangwa se ubwisungane bw'indwara ntabwo bwarenga 3 niba yenda icyambere ari ukurya no kuryama icyahita gikurikira umva ari ufite ubwisungane mu kwivuza ndavuga les besoins fondamentaux y'umuntu kugira ngo abeho harimo kwivuza no kurya no kuryama ibyo ari byose uvuza aho ntanyibuka ko bamwe baravuga bati no kuri ngiye 8 ntabwo nashobora turi abantu 3 5 mu rugo urebye akazi nkora biragoye icya kabiri ngiye izo ndwara ntazo ndi kurwara ariko umuntu akibaza ese koko bibaye ngombwa ko agira accident iri grave cyangwa se kwa kundi umuntu nyine agira accident kamara amezi 6 huguru kwacitse maybe hari ibintu birimo birasabwa ese koko iyo service barayitanga ku buryo bavuga ngo wa muntu afasha kuvuga ngo kuko ni byiza ko tumenya ko bafite iyo bibazo ariko none izo service koko ziratanga murabikurikirana mukamenya ko izo service za dialyse ziri gutangwa ziratangwa cyane kandi dufite n'ubuhamya bwinshi yego nawe nk'umunyamakuru ukora ikiganiro cy'umuryango yego ushobora no kuzatemberera n'ubwo wajya CHK n'ubwo wajya ku bitaro wabibona aho abantu batanga ubuhamya burahari bwinshi bw'abantu cyane cyane abadialize kuko abadialize kubabona nibyo byoroshye kuko bo baza buri gihe yenda ushobora kugiye butaro wa kanseri wabona baguye ubuhamya rwose bw'ibikoreka ugiye Faisal ubona ubuhamya bw'abantu bahinduriwe impyiko bakoresheje mituweli birahari ubuhamya burahari rwose bw'abantu bafashijwe na mituweli ugiye aho wajya hose wabona ubuhamya bw'abantu bagiye babona izo buvuzi gusa icyo tuba dusaba abaturage bishyure hakiri kare badategereje yuko barwara kuko ubundi wishyuye kuko warwaye ntabwo waba uzi agaciro ko kwiteganyiriza kuko ubundi umuntu yiteganyiriza kugira ngo nagira ikibazo aho yiteganyije bazamugoboke ubundi uramutse njya mbabwira abantu uramutse utanze amafaranga ya mituweli de sante ukananirwa nturware ngira ngo nibyo byiza umuntu aba yifuza nta bundi nta wakwifuza kuba yarwara kugira ngo azifuze kimwe n'uko wenda nk'abantu bafite imodoka nibwira yuko nubwo watanze assurance ntabwo wifuza gukora accident kugira ngo uzagire kwiteganyiriza no kwiteganyiriza ugize amahirwe ntiwarwara wakomeza akazi kawe ariko burya hari ikintu yenda abakurikira no televiziyo benshi n'aba bo barabizi yuko amahoro y'umutima nicyo kintu cya mbere ni ukuvuga ngo watanze assurance ni nko gusenga iyo wasenze witeguye uvuga ngo muravuga ngo dore twiteguye uvuga ngo abantu baro biteguye kuko nta uzi umunsi n'igihe iyo wumva nta kibazo ufitanye n'Imana bavuga uti niyo yantumamagara uyu munsi nta kibazo ariko iyo hari ikintu utakoze bavuga uti ndamutse ngiye nagenda nabi ni kimwe no kwiteganyiriza iyo witeganyirije uvuga uti okay ndamutse nanarwaye kuko bibaho nta kibazo mfite ukajya mu mirimo yawe utuje udahangayitse ngira ngo niho havujamo ijambo ubwisungane kuko niba utarwaye bisobanura ngo amafaranga yawe ashobora kuba yakoresheje kundi muntu yahuye n'ibyo bibazo kuko nawe next time niba ariko ndabyumva next time birashoboka ko undi yaba yayishuye nge ntarayishuye ko nkaba n'ibikomeye biruta ayo nishuye buri mwaka ubwo bakaba bifashisha kuyabana niyo mpamvu hava ijambo ubwisungane niko ndabitekereza yego niko bimeze kurumva n'ubundi ntabwo nkuko nabivuze niba umuntu tuvuge akoresheje dialyse tuvuge umuntu ugeze kuri stage ya nyuma hahandi ajya nibura 3 mu cyumweru kuri dialyse buri cyumweru ubwo nabwo ku muntu ukoresha mituweli de sante yagaragara hagati ya 47 na 45 kuri buri nshuro agiyeyo bivuga ngo mu cyumweru ni hafi 150 ukakuba n'ukwezi niba kimwe ari 150 ukwezi buri 600 iyo kubye n'umwaka urumva miliyoni ziba zigiye kandi uwo muntu tuvuge yatanze 8,000 urumva rero ayasigaye aba afite ahandi hantu yavuye byanze bikunze cyane
murakoze cyane dukomeje kubana namwe mu kiganiro Family Matters. Uyu munsi turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ubwisungane mu kwivuza icyizere cy'umuryango mwiza. Umuryango mwiza wose utegerezwa kubaho neza ufite ubwisungane cyangwa se ufite uburenganzira bwo kwivuza cyangwa se afite uburyo bwo kwivuza. Ariko reka tuvuge uburyo abantu benshi, ese ubundi tutaraja muri Minaloc, reka tugume kuri abantu mubona bashobora bari ku kigero kingana gute ubona navuga ko imiryango ititabira ubwisungane mu kwivuza ugereranije n'umwaka ushize, tuvuga kuri aya mavugurura mashya bangana gute? Nkuko nabikubwiye umwaka ushize nk'iki gihe twageze kuri 70%, ariko umunsi turi kuri 60%. Uvuga ngo harimo ikinyuranyo cy'abantu bagera ku 10%. Donc abo twari dufite umwaka ushize turabura abantu 10%. Uvuga ngo umwaka ushize twari dufite miliyoni zigera muri 7,500 zimaze gutanga, ariko turacyari kuri miliyoni 6. Bivuga ngo ni urugendo, ni ugusobanurira abantu. Hari byinshi bishoboka, hari abashyizweho bumva badashoboye, yenda bwo Minaloc baraza kubivugaho neza. Hari uburyo bwo kujurira niba bagushyize mu rwego rw'ishyira 8,000 kandi mu by'ukuri utarushoboye hari uburyo umuntu ajurira bakaba bagushyira muri 5. Ni ukuvuga ngo benshi muri abo ngabo dufite rero ni abantu bajuriye ariko akaba atarasubizwa kugira ngo bamushyire agomba kujya, ariko nukomeza gushishikariza. Ariko uvuga ngo nabajya hasi gusa, nabo bashyize muri 5 kandi yenda ashoboye kwishyura 20, nabo turabashishikariza kujya kwegera inzego zibanze kugira ngo bashyire agomba gushyirwa. Ese iyo umuturage atabyumva muheza muri Minaloc? Yego cyane rwose. Reka subire muri Minaloc. Aravuze ngo ntabwo rwose biba biri byoroshe kumvisha umuturage gutanga. Ese banyura he iyo bashaka kureklama? Yabivuze kujurira nk'abo bagiye mu rukiko, ariko reka tuvuge kureklama cyangwa se gusaba guhindurirwa icyiciro. Murakoze cyane. Ngira ngo no gukomeza gushima ku mwanya mwaduhaye ko n'ubundi byadufasha muza gusobanura. Ubundi aya mavugurura nabyo yarabiteganyije ko turabizi yuko akenshi gishyashya bisaba kukigisha abantu bakabanza kacyumva, cyane ko nyine burya mu miterere y'umuntu ibintu bishyashya, impinduka akenshi zimugora kubanza kuzumva. Iyo ari impinduka rero noneho zireba mu mafaranga, zireba imibereho, bihinduka ibindi. Niyo mpamvu twateganyije uburyo bwo kuvuga ngo mu gihe byagaragara yuko hari umuntu uri mu rwego runaka, yaba urwishyura 4,000, 3 akunganirwa na leta 1,000 cyangwa se 5,000 cyangwa 8,000 cyangwa 20 cyangwa se n'uwishyurwa na leta, bigaragara yuko aho hantu hari atari hakwiye kuba abarizwa muri urwo rwego. Ese byagenda bite kugira ngo bikosoke? Inzira ya mbere twashyizeho ni uburyo umuturage ashobora kwirebera amakuru y'icyashingiweho ashyirwa muri rwa rwego, akabireba akoresheje telefone, agakanda akanyenyeri 195 urwego, hanyuma agakurikiza amabwiriza, akareba ngo ndi mu rwego rw'abantu bishyura 8,000, ariko icyashingiyeho banshyira muri runo rwego ni iki n'iki. Ni urugero, basanze mfite moto inyanditseho. Ubwo iyo umaze kubona amakuru y'icyashingiweho kandi icyo kintu ukabona bimwe bavugaga gishobora kuba ari cyo cyangwa atari cyo, niba usanze ari cyo, yego, dusaba abaturage tubashishikariza, ni byiza ko twanyurwa, ahubwo tugashaka uko tugendana n'impinduka nyine kuko ziba zabaye n'ubundi ni mu nyungu zacu. 145 195 ni 195 ugashyiraho urwego, hamwe kugiza amabwiriza. Yego. Noneho iyo usanze ya makuru bashingiyeho bagushyira kuri rwa rwego, ubona afite inenge, reka mbari ko mvuga, ubona hari igikwiye gukosorwamo, yego, ubuyobozi bwa mbere bukwegereye umudugudu ni ku kagari. Twe nka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu twateguye inyandiko nyobora, tuyohereza ku rwego rw'akagari, ku buryo iyo nyandiko bayuzuzaho amakuru bagufasha mu mudugudu, mu nteko rusange y'abaturage musanzwe muziranye, mu bana bazi uko bayeho, bakagufasha kuzuza amakuru ajyanye n'imibereho y'umuryango. No kugaragaza
umubare w'inka ufite, umubare mvuga amatungo muri rusange. Yego. Ihene buryo ushobora no kuba udafite n'ubutaka. Rwose ari ibintu abantu bose bahamya ko nta sambu nta kametero na kamwe ugira, ariko watisha imirimo y'abaturage ugahinga. Abantu mu burasirazuba bazi kitwa tugabane cyane, ugahinga, umuntu ufite ubutaka ukabuhinga ukavanamo ibiro 500 by'ibigori bikazamura imibereho y'umuryango kandi nta butaka usanzwe ufite. Ibyo rero abaturage mu bana nibo baba babizi, noneho bakuzuza ya makuru imibereho yabo kuri ya nyandiko. Iyo barangije iyo nyandiko barayisinya bakayijyana ku kagari bakayishyira muri ya system imibereho. Donc ubeshe naho mwamubeshuza mu baturage cyane rwose. Hanyuma amakuru twashingiyeho dushyira kuri rwa rwego runaka, iyo atari amakuru yakosorerwa aho ngaho, yavuye mu zindi nzego. Ndatanga urugero, cyangwa se yavuye mu zindi system zibitsa amakuru, yavuye mu kigo wenda gishinzwe imisoro n'amahoro, bigaragaza yuko ufite ikinyabiziga kigwanditseho kandi ntacyo ufite. Ikiba gisigaye rero ni wowe wo kuvugisha ukuri, kuko ntabwo haba habaye impanuka zo kwibeshya ngo bakwandike ikinyabiziga. Oya muradufite twabibonye. Icyo gihe bisaba yuko utubwira uti ikinyabiziga narakigurishije, ahubwo icyo gihe sinakoze ihererekanya ikizwe nka metasiyo. Noneho ukagenda na wa muntu mwaguze icyo kinyabiziga bakakikwandukuraho, ya makuru yamaze kuzuzwa neza ko bakikwandukuyeho, n'ubundi ya system imibereho irabimenya ko ya makuru yawe yahindutse. Uburyo cya kintu cyashingiweho yego kivanwaho. Ndetse hari n'igihe bakosora amakuru hariya ku mudugudu, wari watubwiye ko ntaho utakugira wowe uri ntaho nikora nta kintu na kimwe ugira, ariko bakuzuza yuko imirimo yaho yose y'abaturage no uyihinga, usaruye umuceri mu gishanga amaparisera 15, usaruye ibigori, ufite inka 7 cyangwa 8, yego harimo 2 zindagizanya ariko izindi nizo wagiye uvana kuzo wagiye uragirira abantu. Ayo makuru yose wayujuje, hari n'imibare dufite igera hafi kuri 16, abantu baba basaba 16%, abantu basabaga kuva mu rwego bava mu rwego rwo hasi bazamuka mu rwego rw'igihe hejuru. Nubwo umubare munini cyane rwose, hari ababyisabira ahubwo ati yewe ndabona rwose mwashyize mu bantu bishyira 5,000 cyangwa 8,000, ariko nta makuru yanjye yarakosheje, ni mu nkosorere munyongerereho na zino nka naguze ejo bundi, munyongerereho n'ibi ngibi. Abanyarwanda izo ngero turazifite. Uyu ni umurokore cyane. Rero umurokore arakijijwe. Sinzi aho ari icyo nzi cyo nuko yemera Imana kandi akemera n'ukuri, akumva yahagarara ku kuri. Nabyo duhora dushikariza abantu, nta mpamvu yo kubeshya amakuru, kuko iyo ubeshya amakuru wishigena migambi ryaba iryawe ryaba n'iry'igihugu. Yego. Ushobora kubikora ubishaka cyangwa se utanabishaka, ariko dukwiye kwama amakuru dufite tuyahuza n'igihe. Niba ubyaye umwana ukamwandikisha mu bitabo by'irangamimerere kugira ngo igihugu kimubare, yego, nawe utangire kumubarira. Ibyo byose rero ayo makuru kutuyakosora bituma tumenya urwego tubarizwamo cyangwa se umuntu abarizwamo, ni ku rwego rw'akagari, ndetse kugira ngo tubashe no gukurikirana mu buryo bwimbitse. Ese system imibereho irareba abantu bafite ubwishingizi buri private. Urakoze, reka nze nkigarukeho, mbanze mvuge ko iki ngisoze mvuga system twashyizeho yitwa Mbaza, nijya mu byabibazo by'abaturage kugira ngo natwe nka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu dukurikirane niba umuturage ikibazo yagejeje ku buyobozi cyakemuwe ku gihe. Ubwo na bya bibazo bijyanye no gukosora amakuru yashingiweho nyine bamushyira mu rwego runaka bw'ubwisungane mu kwivuza, cya kibazo nicyo kijya muri system Mbaza, kuko mu iyo system tubasha kumenya ngo abaturage basabye gukosorerwa ni bangahe, abasubijwe ni bangahe. Bijyana n'icyo Deo yaravuze mu kanya, abaturage bacu bamaze gusaba tumaze kubasubiza ku kigero cya 96%. Kandi abo mu kubasubiza ntabwo dukurikirana ko nta urenze iminsi biratarasubizwa, ahubwo turacyafite ikimeze nko kutanyurwa. Ibyo ni ibintu bisanzwe, bakaba byujuje inyandiko nk'ejo bahamagaye mu Bugesera, igihe nagiye mu mudugudu barabyuzuza byose ndabijyana, nayo icyo gihe nishyuraga 5 nsaba ko banshyira nanjye kubafashwa na leta, babyujujemo amakuru yanjye yose bayujujemo, none nahise njya mu 8,000. Ubu nagira ngo rwose mumfashe. Ndamubwirane rero kuba twe twagufasha hano byagorana kurenza abaturage muturanye mubana mu mudugudu bakuze cyane. Nimba barujuje amakuru y'imibereho yawe nawe uhari, mwese mukayasinyira bakayashyira hano, reka ahubwo dushakisha uko twanyurwa n'ibisubizo, keretse igihe wabona koko bitakubereye cyangwa se bitanyuze mu mucyo,
nanone wiyambaza urwego rw'umurenge. bivuze ngo udafite telefone ashobora kubyikorera ari umuturage ajya ku kagari bakabimufasha cyane rwose. Ku kagari ni inshingano zabo z'ibanze, dufiteyo umukozi umenyerewe nka sedo, yego umukozi ushinzwe imibereho n'ubundi n'iterambere ku rwego rw'akagari. Ni icyo kintu cya mbere uyu munsi afite mu nshingano, ni ukubanza gufasha abaturage kugira ngo nyine bagire ubuzima bwiza. Icyo rero numva ari ikintu gikomeye cyane abantu bakwiye kumva, barasubizwa mu buryo bukwiye, ahubwo igisigaye ni ugushyira imbaraga mu kwishyura kuko nyine indwara ntiteguzwa, niko bimeze. hajya systeme yazanywe yaje kubera twivuze cyangwa se no kugira ngo hari n'ibindi biri muri ordre social. Murakoze, ngira ngo ni icyo mwari mubajije kijyanye na systeme imibereho, se muvuga ni y'abakoresha mutuelle de santé gusa. Ubundi systeme imibereho yatekerejwe kugira ngo ifashe mu kunoza igenamigambi ry'igihugu ku bijyanye n'imibereho y'abaturage. Imibereho y'abaturage rero ntabwo bivuga abacuruzi gusa, ntabwo bivuga abahinzi gusa, bivuga abanyarwanda bose muri rusange. Umunyarwanda wese agomba kuba yanditse muri systeme imibereho. Ibyo icyo bidufasha ni ukunoza nyine igenamigambi uko narimo mbivuga. Turimo turareba ubwiyongere bw'abaturage, ni urugero mu karere ka Bugesera, mbarirwa ntangaho urugero, kuko turakurura tukabona muri uyu mwaka hari ingo 500,000, none dusoje umwaka hari ingo 600,000. Icyo gihe bivuze ko aho hantu mu Bugesera hakenewe ibigo by'amashuri, hakenewe ibigo by'ubuvuzi, hakenewe ibijyanye n'imiyoboro y'amazi, hakenewe ibijyanye n'imiyoboro y'amashanyarazi, hakenewe yewe no kongera internet kuko umubare w'abakoresha amatelefone batuye aho ngaho bivuze ko wiyongereye. Niyo mpamvu rero systeme imibereho tunashishikariza abanyarwanda bose, niba utanditse muri systeme imibereho ukaba ukanda akanyenyeri 195 urwego, ukabona barakubwiye ngo urugo ntabwo rubaruye, urugo rwawe ntirubaruye muri systeme imibereho, jya ku kagari bagufashe bakwandike muri systeme imibereho. Niba ukoresha ubundi bwishingizi mu kwivuza nta kintu bitwaye, ariko bizadufasha natwe mu igenamigambi, ndetse nawe turakubara mu baturage dufite, mu buryo dufite bwo guteganyiriza abaturage, nawe nibura tuza amakuru yawe, tuza aho uherereye. Kandi nta n'uwamenya uyu munsi mfite wenda ndavuga ngo naba nkoresha isanzwe z'inkarama, ariko buriya hari n'ibintu twamaze kubona, abantu benshi bakoresha rama ahubwo basigaye banishyura na mutuelle de santé, bagira n'indwara ziremereye cyane bakivuza bakoresheje mutuelle de santé. Icyo ni ikintu gikomeye, ngira ngo debashobora kuba kizi no kundusha, ariko nigeze kwa muganga urabibona. Hari n'umuntu muganya ahubwo ati jewe ntabwo najya kwivuza mu bitaro bikomeye ntajyanye mituweli, kuko ndabizi ko mituweli ifasha cyane abaturage mu buryo kubona serivisi bihenduka mu buryo umuntu adashobora gutekereza. Ni ikiguzi, ni hafi y'ubuntu. Leta yunganira abaturage. Nk'ubu narimo ndeba twari tugezaho hafi 110% y'ibikenewe mu kuvuza abaturage bitangwa na leta, kuko ikiguzi cya serivisi cyari cyarazamutse tugeze hafi 149, mu gihe abatanga mituweli bari hafi muri 38 aho ngaho. N'ubu ngubu tuvuga ngo twarahinduye, ngira ngo baraza kubivuga mu mibare, ntabwo n'ubundi leta izakomeza kuba ifite, ngira ngo navuga ngo ni inshingano zo kunganira hafi kuri 52% kugira ngo ikigega cya mituweli, ikigega cy'ubwisungane mu kwivuza kibashe gukomeza gutanga serivisi. Niyo mpamvu rero dusaba abanyarwanda bose nibiyandikishije muri systeme imibereho, bidufasha kunoza igenamigambi bitandukanye. Murakoze cyane Innocent, rwose bisobanuye neza cyane. Bivuze ngo ubwisungane mu kwivuza bwashingiye ku makuru mwagiye mukura mu baturage, baheraho bashiraho igiciro, cyangwa se mwahereye kuri serivisi mugiye kubaha, ntimwahereye ku makuru y'abaturage ukuntu bagiye bazamuka mu buzima bwabo bwa buri munsi. Icyahereweho cyane ni uko abaturage bagiye bazamuka mu buzima bwabo bwa buri munsi. Niyo mpamvu navuga yuko iyo duhera kuri serivisi tugiye gutanga, igiciro ubu utanga 20 tuba twaramusabye 40, utanga 8 aba ari muri 20 yenda, aba bine bari nko mu 10, kugira ngo nkuko Innocent yarabikomojeho uyu mwaka dutangiye turateganya yuko mu mafaranga abaturage bazatanga azaba ari 48%
y'ibyo mituweli izakenera bivuga ngo 52% bizaturuka muri hahandi muri za zindi uvuga ngo ubuzima bw'umuturage bwarazamutse ubwo inasaza kutubwira urugero umuturage yazamutse gute ubwo amatugira urugero yazamutse kugira ngo twumve aho RSSB yashingiye ivuga ngo ntago ari RSSB n'ubundi buriya ahubwo ibikorwa dufatanyije na Minaloke na Ministeri na Ministeri ya Minecofin igena migambi bakareba bati ese abaturage babayeho bate bashobora gutanga ngahe no kugira ngo na leta ize kubunganira inosa gidusubize mbere ko dusoza murakoze cyane wari mu wibaza tese dushingira kuki tubaga bibero abanyarwanda yazamutse data zose marazi collecting uhereye Bugesera undi kwibaza cyangwa se uturere dukiri hasi mwagumijeho bya biciro murakoze mwabyara se bati ntimurenze ibi biciro ngira ngo dufite amakuru y'igihugu cyose ntabwo ari akarere kamwe cyangwa se ngo bibe umurenge cyangwa bibe intara imwe kuko twagiye dufatanya n'ubundi kumanuka inzego z'imitegekere y'igihugu cyacu zegerejwe abaturage kugeza ku rwego rw'umudugudu ku buryo dushobora kumenya amakuru y'imibereho y'imiryango yacu kugera ku mudugudu ko nabivuze kandi n'ibigo bitandukanye inzego z'ubuyobozi zagiye zubakirwa ubushobozi tukagira ikigo kibarurushamibare kibasha kugenda kigafata amakuru ahantu hose ahantu abaturage bakunda kubona kenshi bajya bakunda kuvuga ngo dore n'imodoka zifite ibara ry'ubururu ni za statistique ahantu henshi mu cyaro burya iyo begeranya amakuru ikizwe nka data imibare bidufasha n'ubundi kumenya imibereho ariko bidufasha no mu igenamigambi ndatanga urugero ku bijyanye n'imibereho y'abaturage mu 2001 58% y'abanyarwanda bari mu munsi y'umurongo w'ubukene ibyo ni ibintu umuntu ashobora kuvuga agaragaza n'ibimenyetso icyo gihe ahantu wacaga mu cyaro twe twavukiye mu cyaro wasangaga aho uciye kugira ngo ubone umwana ufite urwaye bwaki indwara z'inka bwaki ntago byasabaga gupima kuko ku muhanda ahantu hose warababonaga ariko ibyo bintu byagiye bigabanuka umunsi ku munsi uyu munsi tugeze kuri 27% ku bantu bari munsi y'umurongo w'ubukene kandi hari n'imishinga minini ihari igamije kubavana mu bukene n'ubundi kugira ngo dukomeze guteza imbere imibereho y'abaturage umubare w'abaturage bari boroye abari barize wagiye uhindagurika abakoraga ibijyanye n'icyizere cyo kubaho twavuye ku myaka hafi 20-30 turi hafi ku myaka 70 umuntu ashobora gutanga umusaruro agatangira gukora ku myaka 20 akazageza ku myaka 30-70 agikora ibyo rero byose ibyo bipimo iyo bihurije hamwe kuko imibereho buriya irimo ibintu byinshi umuntu ashobora kureba amafaranga ashyira mu mufuka gusa ariko ntushyiremo no kuba unywa amazi meza ibyo ni ibindi nabyo biri mu mibereho myiza ntushyiremo kuba utakirara n'amatungo ngo urarane n'ingurube urarane n'ihene urarane n'inka mu buriri ibyo byose iyo bishyize hamwe bigenda bizamura cya gipimo cy'imibereho y'umunyarwanda kandi buriya bijyana n'ubundi nuko ubushobozi bw'umuntu buzamuka kuko twemera yuko iyo ufite imbaraga zo gukora ukaba utarwaragurika ukaba buri kanya utarwaye utaryamye ku gitanda utaryamye ku gasambi hari ku kazuba bagusohora ku kazuba bakugira gute ahubwo ufite imbaraga mu gitondo byuka ukajya gushakisha niyo waba usunika ingorofane niyo waba uri umuyedi niyo waba uri iki iyo ufite ubuzima burya ni igishoro ni intandaro yo kugira imibereho myiza ni nacyo kintu gikomeye cyane reka tuse n'abagana ku musozo ariko twibaza ese koko nk'ubu umuturage agize ikibazo agize accident cyangwa se abyaye umutunguye ntiyari bwabone amafaranga yo kwishura mituweli ahise ajya kwa muganga habiki mbajije ikibazo cyiza kandi twagombye kuba twumva kimwe twese niyo mpamvu tuvuga ngo indwara itari idateguje dusaba abantu kwishyura hakiri kare witegereze ejo kuko uyu munsi niwo wawe ejo ntawamenya ubundi buriya ni uko wenda ubu twatangiye umwaka ariko ubundi muri gahunda tugira dutangira gushishikariza abantu kwishyura guhera mu kwezi kwa mbere ni ukuvuga ngo dutangira mu kwezi kwa mbere tubwira abantu nyamuneka mwishyure hanyuma muzagere ku itariki y'amezi uko 7 mubasha kwivuza kuko dufite uburyo bwinshi bwo kwishyura njya mvuga ngo ngira ngo mu Rwanda mituweli ni ifite uburyo bwinshi bwo kwishyura tumenyereye nka kanyenyeri kuko tugira utunyenyeri 3 aho umuntu ashobora kuba akishyura ushobora gukanda akanyenyeri 786 urwego ukabasha kwishyura ushobora gukanda akanyenyeri 909 ukishyura ushobora gukanda akanyenyeri 182
gasanzwe ka MTN ukishyura ndetse mu minsi iri imbere turaza kongeraho n'akandi kanyenyeri ka Airtel ku buryo umuntu azaba afite rwose uburyo bwinshi kamwe kanze akandi kakabasha gukora ndetse n'ibirenze kuri ibyo iyo umuntu yegereye wakwegera umu agent w'Irembo agufasha kwishyura mituweli wakwishyura umu agent wa MTN nawe akwishyura mituweli ubwo no mu minsi iri imbere n'aba agent ba Airtel bakazajya badufasha bivuga ngo icyo umuntu ahera hashishikariza umuntu nuko nyamuneka ishyura ariko kugira ngo yishyure ugomba kuba ubanje kubarurwa muri system imereho nuvuga ngo kana kanyeje 95 rwego urebe kuba ubaruye muri system imereho kandi narebe yuko ese abantu ko bavuga ko ari bane mu byukuri nibyo ufite abantu bane cyangwa se ufite batanu harimo utariho niba atariho wegera akagari bamushyireho cyangwa se ufite bare muri system imereho ariko mwagize ibyago hari witabye Imana banze ugende umukuzeho hanyuma ubone kwishyura mituweli de santé ngira ngo gutegereza ngo ejo burya n'ejo nyine no mu buzima busanzwe ntabwo uzi ko ejo arahawe icyo umuntu aba agomba gukora uyu munsi nta mpamvu yo kugikora ejo wari ugize uti rero se umuntu agize ibyago akarwara agakora accident akaba yagira gute nuko icyiza gihari yego twishyure ku gihe ariko igihe cyose umuntu yishyuriye mituweli de santé leta yabitekerejeho neza ubasha guhita abasha kwivuza bibaho ushobora kuba yaragize ibibazo yenda amafaranga ntaboneka cyangwa ukiyashakisha ariko igihe cyose ugiriye kwishyura mituweli iyo umaze kwishyura mituweli de santé ushobora gutangira kwivuza ako kanya nagira ngo bimugwiriye nk'ubu turi mu kwezi kwa 8 ese hari message mwaha abakiri bato bagishoboye gukoresha za mituweli cyangwa se bafite gahunda yo kwiteza imbere muri system imibereho ngira ngo niho dukora amakuru cyane naho ubwisungane mu kwivuza bakura amakuru ariko umuntu akibaza ese koko hari imbogamizi muhura nazo muri ibi bintu ku buryo bashobora kuba bahura n'ico kibazo mu gihe batabyitondeye. Murakoze ngira ngo twe nta mbogamizi zasanzwe duhura nazo izo duhura nazo nizuko dufite umuturage uyu munsi udafite ubwisungane mu kwivuza iriya ni imbogamizi ikomeye cyane mu bijyanye n'akazi ka buri munsi dukora kuko tumufitiye impungenge uwo muturage isaha ariyo yose twarimo tuvuga mu kanya bavuye munsi y'umurongo w'ubukene ariko uwo muturage udafite ubwisungane mu kwivuza ubu tumubara nk'umuntu isaha ariyo yose uvuga ngo turaje muri system imibereho nta nubwo ari muri system yo bivuze natwe mu igenamigambi kumubarira biragorana kuko nyine ntabwo tumenya amakuru yiwe uwo nta mituweli afite rero izo mbogamizi buriya ziratugora cyane nk'ubuyobozi iyo uzi ko ufite abaturage ukaba ubona hari abo utizeye neza ko nk'u gihe yarwara yabasha kwivuza ntabwo wasinzirira umuyobozi ni nayo mpamvu tukabasha umwanya tubashimira ko mwadahaye umwanya kugira ngo twongere tuganire kandi n'ikindi gihe twagaruka tukaganira kuko turaganira ku buzima bw'abaturage izo rero ni impungenge tuba dufite ni imbogamizi tuba dufite nk'ubuyobozi ariko dufite ibisubizo birimo ibingibi byo kuganira n'abaturage umunsi ku munsi no gukomeza gushakisha ahava ubushobozi bwakunganira n'ubundi umusanzu wagiye utangwa ariko nanone tukaruha ku baturage tukavuga ngo nabo tujyanemo nabo bagira impungenge z'ubuzima bwabo ubundi mituweli uko yubakiye ku muryango abantu bajyaga bategereza ko mituweli ushobora kwishyurira umwana ukishyurira n'umugore utwite abana abasore n'inkumi na papa wabo ibyo ntabwo bibareba ariko byo ni ukwibeshya kuko umuryango n'ubundi papa narwara no kuba warishyuriye umwana ntacyo bizafasha umuryango papa nabyo nagakora impanuka yaratwaye igare apakiye ubwatsi bw'amatungo n'ubundi umuryango uzajya mu kaga niyo mpamvu mituweli yubakiye ku muryango niyo umuryango abajene rero bakiri bato mu miryango yabo nibadufashe gukomeza kuganira n'ababyeyi babo uburyo bashobora kugira ubwisungane mu kwivuza kugira ngo niba wagiye gushakisha ukaba wagira ikibazo ukarwara ukagira impanuka ube wabasha kuvurwa dufite iby'ibanze byose kugira ngo twegere umuturage inzego z'ubuyobozi zubakitse neza uko nabivuze ugize ikibazo nareba umuyobozi w'umudugudu nareba umuyobozi w'akagari nareba umuyobozi w'umurenge aho nta hantu hatari kure ariko ashobora no guhamagara telefone zitishyurwa yaba minisante 114 barahamagara ku karere buri akarere kose gafite nimero ya telefone itishyurwa buri karere kose utuyemo gafite nimero ya telefone itishyurwa ukavuga ngo ngiye mfite ikibazo iki n'iki ndashaka kwishyura mituweli hari umuturage wigeze kumpamagara ari mu karere ka Gisagara icyo gihe dukorana nagira ngo na de barabyibuka twarakoranye tubaza abantu bari aho ngaho abantu bari bamurangaranye kandi koko
kugira ngo ntabwo byafashe amasaha arenze 2 avuga ati mfite ubushobozi ndashaka kwishyura mituweli nkeneye kujya kwa muganga ibyo rero ni uburenganzira bw'umuturage najye n'ubuyobozi bumufashe mu gihe atabashije kubyikorera ko wagiye bisobanura hanyuma nabona kandi bamurangaranye abwire urwego rwisumbuye ko yagezeho niba yageze ku mudugudu ni bamufashe ku kagari ntago ari kure yatera intambwe ariko agashingana ubuzima bwiwe kuko ubuzima bwiwe n'ubw'agaciro hanyuma nsoza no gushimira mwebwe mwadahaye uyu mwanya kandi mbizeza ko tuzakomeza dufatanye mu gihe cyose mwabona akanya twakomeza kuganira ku ngingo nk'iyi ndetse n'izindi zijyanye no guteza imbere imibereho y'abaturage n'ubuzima bwabo muri rusange. Murakoze cyane, reka dusurize ku bwisungane mu kwivuza nabyananiye ko ntabisobanura byamaze kwivanga ubwisungane uvuga ngo umuntu utari muri system imibereho biragoye ko yivuza. Yego uko kugira ngo umuntu yishyure twa tunyenyeri twose navugaga iyo kugira ngo yishyurwe gushyiramo indangamuntu y'umukuru w'urugo kugira ngo indangamuntu y'umukuru w'urugo iboneke nuko igomba kuba iri muri system imibereho bivuga ko umuntu utari muri system imibereho nta nubwo bashaka kwishyura mutuelle de santé. Turashishikariza abantu bose rero kujya muri iyo system kandi nuko Innocent bivuze si ngombwa yuko uba ukeneye mituweli gusa kugira ngo ujye muri system imibereho kuko ni imibereho y'abanyarwanda bose muri rusange abakeneye mituweli atanabikeneye kugira ngo naryajya na migambi izabashe gukorwa hakurikijwe nyine imibare nyayo y'abaturage bari mu gace runaka. Yes, SDO utarajya kure ufite umwana afite imyaka 25 30 uyu nguyu yategereza ko papa we yishura mituweli zose ngira ngo hari imyaka ugeraho ukavuga ngo oya hari ikintu twahereyeho tuvuga yuko mituweli ni y'urugo. Mituweli tuyibara nk'urugo, urugo yenda dushwatandukanye umuryango n'urugo. Burya kenshi umuntu avuze umuryango agira ngo ni papa mama n'abana mbese abantu bafite icyo bahuriyeho, ariko mu rwego rwa mituweli no mu system imibereho ntabwo dukurikiza umuryango ahubwo dukurikiza urugo. Urugo nuvuga iki? Nuvuga abantu baba hamwe babana ko tuba tuvuga tuti bano bantu baba bafite icyo bapfana cyangwa batagifite kuba babana bagombye kuba basangira buri wese amenye ibibazo bya mugenzi we kuko niyo umuntu agize ikibazo ushobora kuba yenda ari abasore babiri baba muri ghetto ahantu babana ugize ikibazo ngira ngo wundi mubana niwe ukimenya mbere kurusha ababyeyi bawe yenda bari ahandi hantu kure no kubaho mu buzima busanzwe icyo tureba rero n'urugo nubara uko ufite imyaka 25 ariko ukiwanyu mu rugo bivuga yuko uracyari muri rwa rugo niyo mu buraye nta wifuza ko abantu baburara ariko niyo mu buraye mu burarira hamwe ntabwo wavuga ngo giye ufite imyaka 25 mbi wacu ndaza kugura inusu y'ibirayi nyiteke jyenyine nje abandi ntibarye. Ni kimwe rero no kwiteganyiriza kuko wa muntu mubana mu rugo iyo agize ikibazo cy'uburwayi niwe wa mbere bigiraho ingaruka. Bivuga ngo rero turashishikariza abantu gukomeza muri rwa rugo ariko niba nyine utakibi wanyu warakuze waragiye gushakisha aho uba mu buryo buhoraho ushobora kugira urugo rwawe. Nongere nabisubira ntabwo kugira urugo bivuga yuko washatse umugore. Urugo ni abantu baba ahantu hamwe mu buryo buhoraho. Bivuga ngo abantu 2 3 bari muri gato bakora aho ngaho babana urugo narwo rushobora kuba urugo hanyuma bagaheraho bishyura mutuelle de santé. Mwakoze cyane, reka tubashimire nanone tubabwira ngo nukuri mwakoze gutanga uyu mwanya wanyu ntiba byoroshe. Natwe reka tubashimire kuko bumva namwe mutanze umusanzu ufatika rwose cyane cyane ku muryango. Iyo umuryango ufite mutuelle de santé utera imbere ngira ngo umuntu arwaye nta nubwo abasha kuza gusenga ariko iyo afite ubuzima abasha gusenga agashimira Imana. Icyo nasorezaho nuko dufite umurongo utishyurwa 4044 bashaka kuhamagara uwagira ikibazo kijyanye na mituweli cyo cyose yahamagara tukamufasha yaba ari ubufasha ashaka kujya ari inama yaba yananiwe kwishyura se ikibazo cyose kijyanye na mituweli yahamagara kuri uwo murongo twamufasha. Murakoze cyane, namwe mwakoze cyane Innocent, inama ngira ngo murasanga irangiye. Turabashimiye cyane namwe mwakoze. Yego, reka tubashimire namwe mudukurikiye kuri TVO. Imana ibamugisha cyane, no kuri umuryango ni mwiza ariko iyo ufite uburenganzira bwo kwivuza biba byiza cyane kurushaho. Imana ibagire neza kandi mukomeze kunerwa na gahunda za TVO. Yitwa Geno, tuzasubira utaha. Shalom shalom.